Ubundi mu bice bitandukanye, mu matsinda atandukanye y'abantu ndetse no mu nyamaswa, turabizi ko hari umuyobozi uhagarariye itsinda cyangwa umuryango w'abantu cyangwa inyamaswa. Umuyobozi aba agomba kuba ari umuntu wizerwa, witaye ku bo ayobora, adakurikije inyungu ze bwite, yiyemeje kuzajya avugira abo ayobora mu nzira zinoze, kandi akamenya ko abantu bose babayeho neza. Uwo ni umuntu twita inyangamugayo, akaba umuntu wuzuza inshingano ze kandi akita ku bo ayobora. Abayobozi batorwa n'abayoborwa babizeye kandi nabo baba biyamamaje biyizeye, ariko ugasanga hari umuyobozi aho kurenganura abashinzwe ahubwo arabarenganya. Ese nk'uwo abajya he? Kuba umuyobozi si igihe cyo kwereka abantu ko barenze bagomba kugupfukamira, ahubwo ni igihe cyo kwerekana akamaro bafitiye, utabariye imitsi, ahubwo ukabafasha kwizamura mu myumvire, mu iterambere no mu mibereho myiza. Umuyobozi mwiza si uwicara hariya agategeka, ahubwo ni uwicara agatekereza icyateza imbere abantu be, agatanga urugero mu bandi, akabereka inzira iboneye. Umuyobozi utuzuza inshingano ze, urenganya abantu, wiba umutungo w'abashinzwe kuyobora, akabarya imitsi, uwo ni we n'isi nkundamugayo. Abayobozi nk'abo ntitubashaka. Abayobozi bagakwiye kumenya itandukaniro riri hagati yo gutegeka no kuyobora, kandi niba ukunda u Rwanda n'abanyarwanda, ntibagakwiye kurya imitsi y'abanyarwanda. Dukoresha ubuyobozi ufite ubushobozi bwose burenganura umunyarwanda, jya uharanira icyateza imbere igihugu, kuko iyo ubaye inkundamugayo uba umunga igihugu. Ntidushaka imungu, dukeneye abayobozi bita ku baturage, bazi icyo abaturage bakeneye. Niba umuyobozi abaye umuyobozi, ariko birumvikana ko nawe mbere yuko aba umuyobozi yari umuturage, abazi icyo abaturage bakeneye, agomba kugiharanira. Niba abaturage bakeneye kubaho neza, ababizi, abazi icyo bakeneye ngo babeho neza. Niba bakeneye akazi, abazi icyo akora kugira ngo abashakire akazi, abazi icyo akora ngo abashishikarize bihangira imirimo. Ntabwo ari wa undi uza abaturage habaye akantu akazana inkoni akabakubita. Hari abayobozi numvishe ngo bakubite abaturage, ibyo ntabwo bikwiriye mu buyobozi. Umuyobozi akaba ari umuntu ushyira mu gaciro, uzi icyo abaturage bakeneye, uzi kubana neza n'abantu b'ubwoko bwose, abantu b'ingeri zose, abantu babi n'abantu beza, akaba azi kubana nabo, akaba azi uburyo yatuma abaturage bagira imyumvire myiza, akaba azi ukuntu yahindura imyumvire y'abaturage, akaba azi ikintu cyiza, gahunda nziza ifasha abaturage. Niba abaturage bakeneye kora, niba abaturage bashoboye kora, umuyobozi akaba abizi. Numva ari we muyobozi mwiza dukeneye umuyobozi wita ku baturage bashyira imbere. Umuyobozi birumvikana ko nawe afite ubuzima bwe, nawe agomba kwiyitaho, akita ku muryango we. Ariko niba yararahiye kurinda abaturage, niba yararahiye kurinda igihugu, niba yararahiye kurinda aho ayobora ahari hose, n'iryo ryaba itsinda ritoya, ni igihe gikomeye cyo kuba yatangira gutekereza, agatekereza byagutse, akarenga umuryango we. Ko urumva niba umuntu ayoboye igihugu, ayoboye intara, ayoboye umudugudu, biba birenze kuyobora umuryango we. Ntabwo yayobora umudugudu ngo umuryango w'umunanire. Aba agomba kubanza agatekereza ku bantu benshi ayoboye, kuko ubuzima bw'abantu benshi buruta ubuzima bw'umuntu umwe. Ntabwo umuturage yapfa ngo ni ukubera ko ubuzima bwe butaruta ubw'abantu benshi, ariko umuyobozi aba agomba guhana inyungu za benshi, inyungu za rubanda, kuruta inyungu ze bwite. Nawe akiyitaho, kuko ntabwo wayobora utameze neza, ariko nanone ntabangamire inyungu za rubanda. Murakoze niba wakunze iki kiganiro, kandi ariko gisangiza abandi bantu, tumenye icyo dukeneye, tumenye abayobozi dushaka. Kandi niba utarakora subscribe, nicyo gihe ngo uyikore. Bafite ibiganiro byinshi nzabagezaho, ibiganiro byinshi bibigisha ibintu byinshi. Ciao ciao.